Yes, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukanda subscribe hano kuri The Public Sport, tubabwira ko twamaze kuba tugera neza Munzove. Ni ikibuga cy'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero muri aka kanya ikaba imanuye abakinnyi benshi cyane bagiye batandukanye, barimo n'umwataka mushya tugiye kubabwira, tugiye no kubahereza highlight mu kanya gatoya kagiye gukurikiraho. Ngiye turi kumwe nitwa Nzabakura na Vedaste, nkaba ndi kumwe n'undi munyamakuru ukomeye cyane hano ukoreye igitangazamakuru kiremereye bwana munyamakuru. Ikipe irahageze, ngabo bari gusohoka bava mu modoka binjira mu myitozo. Imyitozo y'uyu munsi iri kugenda izamo abakinnyi bagiye batandukanye, niyabaye ku munsi w'ejo warayibonye. Iyi kipe imaze kuzana umwataka w'igikenya w'igihanyanswa uje wa kabiri, urayivugaho iki? Mbere byose reka mbanze nsoze abadukurikiye. Ikipe ya Rayon Sport ibintu ikomeje kugenda bikira ku rundi rwego, yamaze kuba izana uwitwa Ndayishimiye Richard ngira ngo ni umukinnyi wakinaga ikipe ya Rayon Sport, ariko yarataragaragara na rimwe mu myitozo ikipe ya Rayon Sport. Bamwe bavuga ngo hari amafaranga afitiwe ibiki ntazagaruka, ariko amakuru ya mbere twaha abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye, yamaze kugaruka. Ndashimira Richard tayari ari mu bagiye gukora imyitozo y'uyu munsi ku wa mbere mu ikipe ya Rayon Sport. Inkuru ya kabiri, ikipe ya Rayon Sport imanuye undimwataka w'igihanyanswa kabisa. Ubu ngubu bamaze kuhagera, ngira ngo murabibona, iyo ni imodoka izana abakinnyi. Noneho nyuma y'ino video tujye gute twinjira mu kibuga tubazanire dosiye y'uyu mwataka, amazina, aho yakinaga, highlight tunabibere ku ibyo akora kuri baro, kugira ngo namwe mubashe kugenda mubikurikira neza cyane. Ngo Ndayishimiye Richard nkuko nabibabwiraga kabisa, ubona yuko ameze neza cyane, yamaze kuhagera. N'abandi bakinnyi rero b'ikipe ya Rayon Sport barimo bahagera. Ekipe ya Rayon Sport twavuga yuko ni ekipe irimo iragenda yuzuza imyanya yayo, ni ekipe irimo iragenda yitegura mu buryo bukomeye kugira ngo izabashe guserukira igihugu, ndetse ifite n'umukino twavuga yuko nawo utoroshye igomba kubikinamo n'ikipe ya Apple Football Club ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani. Ubwo rero ni ekipe ikomeje imyitozo. So icyo ngira ngo noneho tugarukaho kugira ngo duhe ishusho abakunzi bacu. Ikipe ya Rayon Sport ni ekipe twagiye tubona ikibazo mu izamu, bivuga yuko uwitwa Idrissa ateye atari umuzamu mwiza. Ni ekipe hagati mu kibuga twagiye twumva yuko bagomba gushaka undi mukinnyi, none Ndayishimiye Richard aragarutse. Byaba bisobanuye yuko ekipe ya Rayon Sport Ndayishimiye Richard abaye igisubizo kuri gatandatu. Nibyo, Ndayishimiye Richard ni umukinnyi mwiza cyane, twarabibonye ko iyi sezi ishize ugiye kureba uburyo yateye phase retour, yari umukinnyi mwiza cyane ngenderwaho, wabonaga ko yatanze umusaruro ukomeye cyane kuri ekipe ya Rayon Sport. Kuba rero Ndayishimiye Richard yagaruka agatangira guterera gatandatu hano mu kibuga, biri kuvugwa ko n'uwitwa Bigirimana Bedi agomba kuba asinyira ikipe ya Rayon Sport. Ku ikubitiro n'uyu mwataka tubonye ntituramenya umwanya akinaho. Donatille ashobora kuba na wenda ari nimero 6, akaba ari uje gukasiga gatandatu afatanyije na Ndayishimiye. Urumva byaba ari urucabana Rayon Sport yabihagaze neza cyane, yabihagaze neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport rero ubwo ngubwo kuri gatandatu twavuga yuko harimo haragenda hasubizwa, ariko none ikindi kibazo gisigaye ari nacyo ngira ngo usubize ku banyarwanda. Witwa Idrissa twagiye tumubona mu buryo bugiye butandukanye. Ikipe ya Rayon Sport irimo iravugamo witwa Kwizera Olivier. Urumva igisubizo cyaba cyiza ku ikipe ya Rayon Sport kuri wowe urabona ari iki? Tugiye kureba uyu muzamu mpuzamahanga Idrissa ni umuzamu mu by'ukuri ubona ko afite tekinike zo gufata mu izamu, afite taye nziza cyane, ni umusore urebye n'uburyo akora imyitozo tactically technically, ubona ko ari umuzamu ushobora kuba yavamo umuzamu mwiza. Gusa ugiye kureba performance ye mu kibuga ugereranije n'uyu mugenzi we bari kumwe, urabona ko Mugisha Yves, urabona ko uyu Idrissa afite ikibazo cyo kunanirwa vuba. Bigaragare ko ashobora kuba yaramaze igihe kinini adakora imyitozo, ariko bishobotse ko wenda ikipe ya Rayon Sport yakwihangana ikamurekipera nk'iminsi runaka agenda akora imyitozo igiye itandukanye, cyane ko abonye ko Bakame ari kumwibanda amukuba cyane kugira ngo arebe ko yagaruka muri forme, hari icyo yazafasha ikipe ya Rayon Sport. Byaba cyiza cyane rero uriya Bakame aramutse yemeye agasinyira ikipe ya Rayon Sport, ku buryo yaza akaba ari we uhita atangirana n'iyi mikino ikomeye cyane Rayon Sport igiye kwinjiramo, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo kubwawe wowe uravuga yuko Idrissa yahabwa igihe agakomeza akitozanya n'abandi, urabona igihe kizajyana n'akazamura urwego akajya kuri level nziza. Niko wowe ubibona. Ariko nanone ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ku itariki 9 wa Super Coupe, umukino ukomeye cyane igomba gukinamo n'ikipe ya Apple.
izamu ni post ikomeye ya mbere mu kibuga buriya izamu rirangaye ku kipe yabikomeye ko ariko kose ibitego yabirya none ubwo ngubwo ni Rayon Sport ni yabisigaye. Tugiye kureba uburyo Rayon Sport yagiye yiyubaka uhereye wenda nk'inyuma uzamuka, nibyo koko turi kubona ko Rayon Sport iri kugenda ikomeza ubusatirizi cyane kurenza iyindi myanya yose, ariko niba ifite umusore kabiri nta musore Prince akina gatatu atera gatatu, kuvuga ngo kuri gatatu hari umusore Prince, hakaba Rutanga Eric nawe waje, hakaba Ganijuru, hakaba na wa mwana Fabrice, ikaba ifite abadefanseri barimo nka Rushema Chris wavuye muri Mukura, ni umukinnyi mwiza cyane twabonye. Rushema Chris ni umukinnyi mwiza rwose, uwaguriye Reyo Rushema Chris rwose indabyo nize. Emmanuel Kabang araba hari ameze neza cyane. Sabimana Aimable nawe ashobora kugaruka. Aimable rwose nta gihindutse iki cyumweru atangira imyitozo. Aramutse ari kumwe na Yusu Dianye, ndumva defense y'inyuma yabo imeze neza. Ku muzamu rero nka Idrissa Kuyate ubona ko n'ubundi asanzwe azizamu, wenda akaba afite ikibazo cyo kuba ananirwa vuba, ntabwo gutera match imwe byamunanira. Ntabwo so ubwo rero nuko wowe ubibona, ariko mbabwira ni ikipe ya Sport irabura abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko nanone ni ekipe yiyubatse neza kubera ko nkuko murimo mugenda mubibona mu mashusho, ni ekipe yongeyemo abakinnyi bagiye batandukanye, yongeyemo umuzamu Idrissa Kuyate, kuri kabiri twavuga yuko nta mukinnyi yahongeyeho, yagumanye abo yari ifite, kuri gatatu yongeyemo witwa Musore Prince ndetse n'uwitwa Rutanga Eric, hanyuma mu mutima wa defense yongeramo witwa Rushema Chris, hagati mu kibuga imaze kongeramo witwa Mohamed Cheri, witwa Rayon nawe aracyari muri test ariko ashobora kwiyongeramo witwa Tony Kitoga, Sample Kuruhari, ndetse ni nako iyi ekipe imaze kuba yongeramo Bing Bello Shadrack, akaba ari umukongomani uza ukina ku 9. Urumva yuko ni ekipe arano mwataka, urumva yuko ari ekipe yagerageje kwiyubaka, ariko nanone mbabwira ni yongeyemo n'undi mukaseri witwa Nandwa Aimable, sinzi nimba wabimenye ko nawe yamaze guteka umukono ku masezerano. Uyu Rivaldo nawe kuva mu ikipe ya Gasogi United nawe yamaze kuba aterekaho umukono ku masezerano. Urumva yuko ni ekipe yagerageje kwiyubaka mu mande zose. Urumva harimo umuwinga nka Rivaldo, harimo umukaseri nka Nandwa Aimable, harimo ku 8 no ku 10 uyu. Urumva yuko nyine ni ekipe yiyubatse rwose mu buryo bwiza, nubwo ariko ngenda reba karite cyangwa se nkareba abakinnyi bazabanzamo yagiye yongeramo, nkasanga n'uyu Mohamed Cheri, nkasanga n'uyu Mutaramu Rushema Chris, Idrissa Kuyate nawe nari nzi yuko ari umuzamu mwiza ariko nawe byaranze, Musore Prince nawe byaranze. Urumva yuko yagerageje kwiyubaka, ariko nanone abagurira ekipe ya Rayon Sport bagira icyo bakosora, bazane abakinnyi batanga itandukaniro ku buryo yaba ari ekipe ikomeye yabasha kugera mu matsinda. Yego, reka dushimira cyane rero abantu mwarimo dukurikirana kuri The Public Sport, ariko tubabwire cyangwa se tubibutse gukanda subscribe, kiba ari igihombo gikomeye cyane iyo wamaze kugera ku gitangazamakuru nk'iki cyizewe hano mu Rwanda, kiguha amakuru meza cyane agezweho kandi ku gihe, ukagenda udakoze subscribe. Ni ngombwa ko ukora subscribe ukemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho mu bambere, hanyuma byaba na ngombwa ugasharinga iyi link ugahereza abagenzi bawe, ubundi tugakomeza dutwika twimanukira. The Public Sport nakagaruka, turabakunda cyane, amahoro y'Imana abane. Ariko nyamuneka mujye munakanda like, buriya iyo urayikinze video biradufasha, bituma tubona yuko wabikunze, tugakomeza kugenda dushyiramo agatege, kandi mujye mwibuka muduhe na comment, muduhe inyunganizi cyangwa se ibitekerezo. Mushobora kudusaba kuvuga ati umunsi mwatweretse ya Reyo, ejo muzatwereke iya APR, byose bikagenda neza. Mwakoze cyane rero, reka mukanya tugaruke tubagezeho iby'uyu